Abakunzi ba Kinyamateka twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye nkuko bisanzwe ni YouTube channel, X ari Twitter, TikTok, Instagram, Facebook n'izindi. Ntabwo nakwibagirwa kandi cyane urubuga wa eshatu akadomo kinyamateka.rw ni urubuga duhuriraho tubagezaho amakuru anyuranye yaba yo mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Nitwa Marie Jeanne Mutoni, Delphine umukozi w'Imana ari nyuma ya kamera. Bahaye ikaze rero mu kiganiro cy'umwihariko twatangije cyitwa Imfura mu binyamakuru. Ni ikiganiro tugiye kujya tukomozaho cyane bumwe mu bubiko bwa Kinyamateka, bumwe mu bukungu Kinyamateka ibitse, kugira ngo byongere kwibutsa abakunzi bacu amwe mu makuru bakunze, zimwe mu nkuru bakunze zitandukanye, zaba izijyanye n'ubuhinzi zagiye zandikwa guhera mu 1933 Kinyamateka itangira imirimo yayo. Harimo inkuru nyinshi zinyuranye, iz'ubuhinzi, iz'ubuzima, ubukungu, imibereho myiza, ndetse kandi ntabwo twakwibagirwa ko harimo n'ibyafashaga abanyarwanda kwiga. Kinyamateka irigisha mu by'ikora, harimo imigani migufi, imigani miremire n'ibindi byinshi tuzagenda dusanga mu munsi rero none nkuko twabibararikiye ubushize ko tujya gutangiza ikiganiro cyihariye cyitwa Imfura mu binyamakuru, dore ko iki kinyamakuru nicyo cya mbere cyabimburiye kubona izuba ibindi binyamakuru biri mu Rwanda byose. Tugiye guhera ku nyandiko ya mbere yanditswe muri iki kinyamakuru ubwo yatangiraga imirimo yayo, hari mu mwaka w'1933 muri Nzeri mu kwezi kwa 9 n'ubundi, kandi ni nabwo iki kinyamakuru cyashinzwe. Reka tubibutse kandi ko ibaze namwe igihe uwo mwaka kuri nimero ya mbere, uyu munsi tugeze kuri nimero 1953. Tekereza, mwumva ko ni nimero nyinshi cyane, murahishiwe byinshi, kumenya byinshi, kwibuka byinshi. Abari baribagiwe tuzabibutsa, ariko kandi abakimenya Kinyamateka muri iyi minsi, muri ibi bihe, namwe tuzabafasha gusobanukirwa neza imirimo y'iki kinyamakuru kwikorwa ndetse n'ibyo ibitse. Reka dutangirane n'iyi nyandiko uko yanditswe bwa mbere muri iki kinyamakuru. Gusa turagerageza gukoresha ikinyarwanda cy'icyo gihe, aho biba ngombwa turaza kugenekereza gusobanura icyo bari bashatse kuvuga, kuko wenda nk'abazagira ubushobozi cyangwa se abazakundira mukadusura kuri Kinyamateka, mwadusura hano i Gikondo cyangwa se ku cyicaro kiri ku Ruyenzi, kuko niho twimukiye ku nzu y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda. Mushobora kuzabona uburyo abanditsi bo muri Kinyamateka muri uwo mwaka bandikaga byihariye, bandikaga neza cyane, bandikaga inkuru nziza zikurura abantu, bandikaga mbese bafite byinshi byo kwigirwaho. Abanyamakuru rero muri hirya no hino mu Rwanda no mu mahanga, muzadusure kugira ngo mumenye ikinyamakuru cyabimburiye ibindi mu Rwanda, mumenye byinshi, mumenye amateka, mumenye munabyifashishe mu mashuri, cyane cyane ku banyeshuri muri kwiga itangazamakuru n'andi masomo anyuranye. Namwe Kinyamateka yabafasha cyane mu bushakashatsi, mu mateka n'ibindi. Reka dutangire n'iyi nyandiko yanditswe muri nimero ya mbere, page ya mbere, ni page ya mbere yayo. Haranditse ngo muzi ko abantu bishimira kumenya ibyabaye, ugasanga baganira bibaza amakuru y'igihugu. Abanyarwanda iyo bamaze kumenya gusoma bakunda ibitabo kugira ngo bamenye ibyo abazungu bazi, kandi mu bitabo byo muri Bibiliya Gatolika, mu gasongero n'igitabo cy'abakristu basangamo ibibafasha gukunda Mungu kurushaho. Icyo gihe ntabwo bandikaga Imana nk'uko twandika uyu munsi, bakoreshaga ijambo Mungu bisobanura Imana. Ni ijambo ry'igiswahili, ndatekereza benshi murizi. Ikinyamateka nicyo kizamara agahinda uko kwifuza kwabo kwiza. Abazakigura bazasangamo akamaro ka roho yabo, bazumviramo amateka menshi y'u Rwanda, babonemo n'inyigisho bizajya bibafasha kwigisha abato mu ngo zabo, n'ibyo bazajya baganira n'inshuti zabo. Tuzabigenza neza uko tubishoboye kugira ngo iki kinyamateka ugikundishe bose. Ibyo turwanirira gusa ni bibiri. Ahangaha bakomoje ku bintu by'ingenzi Kinyamateka yitaho, ari byo
kubakundisha Mungu cyangwa se kubakundisha Imana, ndetse no gutuma namwe ubwanyu cyangwa se twebwe ubwacu dukundana, kuko bizabaha gushyikirana neza no kuganira amateka atarimo ibinyoma cyangwa se igikabyo. Ngira ngo murabizi ko hari benshi bashobora kubabwira amateka cyangwa se bakabaganiriza amateka, ariko ugasanga barabeshya cyangwa se ugasanga harimo akunyu katari ngombwa kugira ngo wenda mukunde mukururwe n'ibyo bababwira. Kinyamateka rero yashinzwe cyangwa se yaje kugira ngo ifashe abayikunda, abasomyi bayo, abanyarwanda, abakristo gatolika n'abandi, kugira ngo bamenye amateka y'ukuri, bamenye amateka atarimo igikabyo, ndetse kandi banigiremo. Icyo kinyamateka ni intangiriro yo kucyandika, bazajya bakibona rimwe mu kwezi, nibimara kudushobokera bakibone nyuma y'iminsi 15 cyangwa se buri cyumweru. Ibyigisho by'iyobokamana n'iby'amateka matagatifu bizimirizwa imbere, bashyiramo n'ibindi byose abantu bazi. Kubw'ibyo rero uwagira igihimbaje cyangwa se uwagira icyo yumva ashaka gusangiza ikinyamakuru Kinyamateka, ashaka kugira icyo abaza, yatwandikira. Icyo gihe muri iyi nyandiko ya mbere kuri page yayo, n'ubundi ya mbere muri nimero ya mbere mu 1933 bari batanze umurongo mugari bavuga bati ushaka kugira icyo adusangiza, ushaka kugira ubutumwa duha, ushaka kugira icyifuzo atanga cyangwa se kudushyigikira, nawe yatwandikira. Reka nanjye mbibutse ko mushobora kutwandikira kuri mail yacu ni kinyamateka@gmail.com, cyangwa se mukaduhamagara kuri 078 11 57 393. Ndasubiramo ni 078 11 57 393. muranayibona kuri screen yanyu. Iyi nyandiko iri kuri page ya mbere tumaze kubasomera muri nimero ya mbere, nisobanura neza impamvu Kinyamateka yari ishinzwe n'icyo yari igamije ije gukemura mu Rwanda. Ngira ngo twababwiye ko Kinyamateka yaje igamije kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Ikindi harimo n'inkuru zitandukanye tuzagenda tugarukaho, nk'uko nabivuze. Yagiye yandika ku buhinzi n'ubworozi, harimo aho yagiye isobanura abaturage uko bahinga ikawa, harimo aho yagiye isobanura ubuhinzi nyine bw'imbuto zitandukanye n'ibihingwa bitandukanye. Yagiye yandika kandi ku migani migufi n'imiremire nabivuze, ari na uwo mugani turi buhereho mu kanya. Yanditse ku bintu byinshi bitandukanye. Ikindi bakundaga gushyiramo ibitekerezo twakwita ko ari ibitekerezo by'ubwenge, aho bashoboraga gufata igitekerezo bakacyandika mu buryo bugoramye, ariko umuntu wafindura ibyari byanditswe agahembwa, akazahembwa muri nimero itaha. Hari udushya twinshi tuzagenda tugarukaho. Ntabwo kandi ku bantu basomye cyangwa se bakunze gusoma iki kinyamakuru kuva kera, wakumva hari icyo ashaka kongera kwibuka yatwandikira n'ubundi kugira ngo tumufashe. Uyu munsi twahisemo guhera ku nkuru ya mbere yanditswe muri nimero ya mbere muri Kinyamateka mu mwaka w'1933, ariko tukaba tugiye guhera noneho by'umwihariko ku mugani wanditswe icyo gihe uri kuri page ya 4 ndetse n'iya 5. Uyu mugani ukaba ari umugani uvuga uburyo inka ya mbere yabonetse, uri kuri page ya 4 n'iya 5. Kera harabaye ntihakabe, harapfuye ntihagapfe, hapfuye imbwa n'imbeba, hasigaye inka n'ingoma. Gihanga wa mbere ari we Kimezamiryango, icyo gihe mu Rwanda niko bamwitaga, yari afite abagore babiri. Umugore we mukuru akagira umukobwa witwa Nyirarucyaba, mukeba wa nyina uwo akitwa Nyirampirangwe. Bose batungwaga n'inyama z'inyamaswa. Bukeye bica inyamaswa yitwa impu, ikagira uruhu rwiza cyane. Abagore bombi barushima ubwiza. Umwe ati ndarutwara, undi ati ndarutwara. Bombi bagirana ishyari, bakura inkota zabo bararwana. Umukobwa witwa Nyirarucyaba akubita mukeba wa nyina witwa Nyirampirangwe kunda. Nyirampirangwe akaba yari afite indi ikuze, amufomoza umwana w'umuhungu. Baramuraha akiri muzima, bajya kumurera, nyina we arapfa. Gihanga bibonye atyo ararakara,
kuko umukobwa we Nyirarucyaba yafomoje umugore we aherako aramuca. Ngaho aho byanaturutse kuvuga ngo abacyaba nabo ni ubwoko bubi. Ariko kandi byabaye byiza ku mbabazi Nyirarucyaba yagiriwe na se, no kubera inka ya mbere yakomotse kuri Nyirarucyaba. Nuko rero umukobwa arorongotanira mu ishyamba, ahasanga umugabo witwa Azigaba, ari we se w'Abazigaba. Niko kumurongora, bibera iyo mu ishyamba. Umunsi umwe Nyirarucyaba ajya gutashya inkwi, abona igisimba cyabyaye ari cyo kuri ubu bita inka. Icyo gihe yakibonye kikamira hasi. Amaze kwitegereza neza arataha. Bukeye agira amatsiko yo kujya kureba aho icyo gisimba kikamiraga. Ajyayo agerageza kucyegera ngo arebe ko kitamurya, abona ntikimuriye. Yabona amata kikamira hasi akayifuza cyane, yiga kubumba urunana. Ubwo twagenekereza ko ari nk'icyungo cyangwa ijage, kuko yashakaga aho ayo mata yakamirwa. Hanyuma akajya arusunikira munsi yacyo kugira ngo kikamiremo amata. Nuko ayajyana mu rugo, we n'umugabo we barayanywa. Hanyuma yibuka ubwenge, abwira umugabo we ati, igisimba nkuraho amata kigira imico myiza, waza nkakikwereka tukazakizana imuhira. Mu gitondo niko gushyira nzira baragenda. Bagezeyo umugore akereka umugabo we Azigaba, umugabo we aterura akamasa kayo, inka bayijyana imuhira. Noneho irushaho kugira imico myiza, ndetse biga no gukanda ibere ryayo. Bakabona amata yisutse, bakayirekura ikajya kurisha, bwakwira ikicyura. Bukeye Nyirarucyaba bamubwira ko se yarwaye amacinya yenda gupfa. Ibyo bivugwa n'abaza gutashya mu ishyamba. Nyirarucyaba abwira uwabivuze ngo namara guhambira umuba w'inkwi aze kunyura iwe amutume kuri se. Ageze iwe wa Nyirarucyaba asanga yabuganije amata mu tunoga tubiri. Ahangaha twagenekereje ko ari nk'ibyansi uyu munsi. Hanyuma batwatira mu nkwi ngo ashyire se umuti w'amacinya, kuko yibwiraga ko amata ahari yamukiza. Uwo muntu aragenda, ageze imuhira atura inkwi hasi buhoro, akuramo twa tunoga tubiri aduha abaja ba Gihanga, arababwira ngo ni umuti w'amacinya. Amaze kunywa aherako arafuma. Amaze kuzahuka abaza uwazanye amata ngo namubwire uwayamuhaye. Uwo muntu ati, nayahawe na wa mukobwa wawe waciye witwa Nyirarucyaba. Undi ati, mwahuriye hehe? Undi ati, mu ishyamba, no kurongorwa yararongowe. Gihanga ati, ejo uzajye kumunsuhuriza. Uwo muntu ntiyajijinganya kujyayo. Agezeyo Nyirarucyaba amubaza uko se ameze. Undi amubwira ko yakize kubera umuti yamuhaye, ariko atakize neza. Nyirarucyaba asuka andi mata aramwoherereza. Gihanga akojeje amata ku munwa, uburyohe bwayo buramutaha. Abwira uwayazanye ngo azazinduke ejo mu gitondo kare, amuha abantu bimure Nyirarucyaba n'umugabo we, bamuzanire cyane cyane iyo nka. Barazana n'inka yabo. Nyirarucyaba asubizwa imbabazi, na ya nka Gihanga arayibaka, ariko imaze kubyara abaha inyana. Iyo nyana ndetse itambutsa nyina mu byo kororoka. Nuko rero ibyo bitaga igisimba niyo nka kuri ubu mu Rwanda. Nguko uko inka yabonetse mu Rwanda. Ni ukuvuga ko kandi amatungo y'inka yaturutse kuri Nyirarucyaba, ubwoko bw'Abacyaba. Agace ka kabiri k'uyu mugani karagaruka ku mpamvu yatumye inka zidatungwa na bose. Umuhungu w'umugore, mukeba wa nyina wa Nyirarucyaba, ubwo n'umwana wa wa mugore wafomojwe inda na Nyirarucyaba, kuko murabyibuka ko uwo mwana yarokowe hagapfa nyina gusa. Aho twatangiranye umugani
kugira ngo byose murabyibuka. Uyu muhungu kandi cyangwa se umwana w'umuhungu mwibuke ko ari nawe Nyirarucyaba yakuyeho impamvu yo gucirwa mu ishyamba. Uyu mwana w'umuhungu yamaze gukura bamwita Gashubi. Gihanga amaze kubona neza akamaro k'inka yaribwiye ati abantu bose ntibatunga inka, umwami ntiyabona ingabo n'abagaragu, ntibabona umuntu wo guhaka ngo ajye avuga ko yamukijije. Ngo Gihanga araguriza insinzi izatsinda ubukire bwa bose, hagasigara ubukire bw'abakomeye. Bereza Gashubi inka zizava mu ngezi kugira ngo zikwire abantu bose, ngo niba uzazikanga zisubireyo, ngo maze rero hasigara inka nkeya z'umwami azazitunze bose bajye bamenya ko ari we wazibahaye. Nuko bukeye ingezi iravubura, hatunguka inka nyinshi cyane ziva mu ngezi. Gashubi werejwe kuzazikanga zigasubirayo, yurira igiti atera hejuru ngo mbe inka zaje mu Rwanda. Ako kanya inka zisubira mu ngezi, hasigara inka nkeya gusa zirimo imfizi n'umushumba. Gihanga arazenda kuko ari we wari utunze inka ya mbere. Sinjye wahera. Ngahe nguko rero umugani twari twabateguriye cyangwa se twabatiyemo mu nkuru zagiye zandikwa muri kinyamateka muri nimero ya mbere igitangira kwandikwa yariyo. Umugani rero uko inka yabonetse mu Rwanda mwawumvise, mwatwandikira ibitekerezo byanyu n'ingenzi kuri twebwe. Abari barakunze uyu mugani cyangwa se abumvise bwa mbere namwe mutwandikire. Hanyuma kandi dukomeje kubashimira uburyo mukomeza kudushyigikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye, kandi tubibutsa ko iki kiganiro muzajya mugisanga ku mbuga nkoranyambaga zacu nyine zitandukanye, yaba YouTube channel, X ari Twitter, TikTok, Facebook, Instagram n'ahandi, no kuri website yacu eshatu.kinyamateka.rw muzajya muhasanga byinshi birimo n'amajwi y'ibiganiro ndetse n'amakuru tugenda tubagezaho, kugira ngo bifashe na buri wese ushobora gukenera kumva ikiganiro cyakozwe cyangwa inkuru yakozwe ariko ntabone umwanya wo gusoma. Ushobora kuba uri mu biro byawe, ushobora kuba uri mu kazi, ushobora kuba uri hirya no hino ariko udafite umwanya wo gusoma, ariko ukifashisha ayo majwi. Mukomeze kudutera inkunga uko mubishoboye, kandi natwe turahari ku bwanyu. Mwabanye na Marie Jeanne Mutoni, mukomeze kugira ibihe byiza. Abatameze neza namwe turabasengera kandi turabasabira, ariko kandi Imana ikomeze kubana namwe kugira ngo mukomeze kugira ubuzima buzira umuze, ibihe byiza.